Ngaya amakuru yo mu karere ka Nyamasheke aho umusirikare yarashe abaturage. Ngaho nimwikurikirire murebe uko byagenze. Ngaho rero amakuru mu karere ka Nyamasheke aho umusirikari yarashe abaturage kandi bikaba bivugwa yuko bari babanje gushyamirana. Gusa bamwe mu baturage harimo n'uwarokotse avuga yuko atari we mu bo yishe nta n'umwe bashyamiranye, ahubwo uwo bashyamiranye ari boss nyiri kabari. Ubundi bwo rero akajya ku kigo akajya kureba imbunda, yaza agasanga uwo bashyamiranye ntawe uhari agahita yica abari bahari. Gusa ni inkuru iteye ubwoba kandi y'incamugongo. Gusa twaje kuganira na bamwe mu baturage batubwira ko ijoro ryose ryari amasasu gusa, aho yageze no ku gisirikari akaba yagerageje kuba yarasa ariko nta wari wamenya amakuru neza. Gusa byateye abantu akababaro n'ubwoba. Ibyo byatumye abaturage bahamuka rwose dore ko bitigeze binahaba, ari ubwa mbere byari bihabaye. Twaganiriye n'umwe mu baturage atubwira ko ari inkuru iteye ubwoba cyane kandi n'ababaje. Murakoze. Amakuru tuyatangiriye mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Karambi, akagari ni aka Rushyarara. Hano turi muri studio turi kumwe na Abedi. Ese amakuru ari aho ngaho muri Jesi Karambi cyangwa se muri murenge wa Karambi ari kutubwira ngo iki? Murakoze nyakubahwa Alegisi. Amakuru ari kuvugwa hano mu murenge wa Karambi, akagari ka Rushyarara, hari kuvugwa amakuru mabi cyane. Ku itariki ya 13 habashije kuboneka ikibazo gikomeye cyane cyagoye abaturage cyane. Ese Abedi, icyo kibazo gikomeye urimo kunyikisha amatsiko, ese icyo kibazo ni bwoko ki? Ikibazo cyabaye ku itariki 13 ahagana mu masaa 8, aho umusirikare bita Sergeant Minani yabashije kuba yakica abantu 5 biturutse ku kantu gatoya cyane, akantu aba bantu batagakwiye gupfa, kari katumye abaturage bahungabana cyane. Ese mu ikintu cyatumye umusirikari ababara ku buryo ageraho ajya kureba imbunda mu kigo cya gisirikari, ushobora kukimbwira? Ikintu cyatumye ajya kureba imbunda mu kigo cya gisirikari nuko yari ari kunywera ahantu mu kabari kitwa muri centre ya Rubyiruko, ahantu yabashije gutongana n'uwo muntu wari uri mu kabari, nuko batonganya ari uko yanze kumwishyura amafaranga yo yari yanywereye, ariko birangira agiye ku kigo cya gisirikari kureba ayo mafaranga. Mu kumanuka yamanutse mu kigo cya gisirikare atwaye imbunda, nuko aza muri ka kabari yanywereyemo, nuko asanga wa munyakabari yagiye, ariko asangamo abantu 5 yari yambaye imyenda ya gisirikare atwaye n'imbunda, abasha kwica abantu bose yari asanze bari 6, ariko harokotsemo umwapfumo 5. Ese Abedi, nyuma y'ayo marorerwa niki abaturage mukeneye yuko ubuyobozi bubafasha? Ikintu dukeneye twebwe nk'abaturage, murabona ntabwo ibintu twari tubizi mu Rwanda ko umusirikare ashobora kuba yarasa abantu abajije ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko hari n'inzirakarengane zazize ubusa. Nubwo yari yabashije gutongana n'uwo nyiri kabari, ntabwo yari gufata icyemezo cyo kuza kurasa abantu yari asanze. Nk'uko tubyifuza rero nk'abaturage, ni ukuntu mwashaka Leta y'u Rwanda yashaka uburyo ifasha abo baturage bahuye n'ibyago, kuko ikabafata mu mugongo, kuko ibintu bakorewe n'agahomamunwa. Ese Mifupa, wowe urumva bagufasha iki nk'umuntu w'umunyeshuri cyangwa se nk'umuntu yaratunze? Bagufasha iki nk'ubuyobozi bwa leta, bwagufasha iki? Icyo numva badufasha rwose, biriya bintu n'agahomamunwa, ntabwo biriya bintu byari byiza rwose kubona umuntu w'umuyobozi arasa abaturage. Ntabwo ibyo bintu ari byo rwose, byanahungabanyije abantu. Gusa icyo twifuza umutekano, kuko n'uwabikoze ntabwo iwe yabikoze ku giti cye, ntabwo yabikoze agende ari igihugu kimutumye. Aho ko icyo twifuza umutekano urushijeho gukara, ndetse bakaba bafasha n'abo babyeyi n'abo bana babuze bakuru babo n'abarumuna babo n'abana babuze ababyeyi babo, ubundi ibintu bikagenda neza, igihugu cyacu kigakomeza kuyoboreka amahoro. Rero banyakubahwa Perezida, icyo turabasaba ubufasha bw'aba banyeshuri babuze barumuna babo, tukabafasha n'ubufasha bw'aba babyeyi babuze bagenzi babo. Murakoze, nicyo nabifurizaga. Koze cyane n'ayo makuru twari twabateguriye. Urumva yuko abayobozi natwe dukeneye kuba twafasha iyi miryango yahuye n'ikibazo. Iyi ni TV Abedi na Mifupa. Murakoze cyane, tuzongera dusubire.